ni ukwambara umufuka ahize ukiyorosa undi hejuru mu buryo bwo kwirinda iki umubu warangiza uraryama ahangaha nyine ntise hasi aha ngo nkuhaye aho urara none utangiye no kumva yego ubwo numva ko wenda yashobora kubihindura ngumye kumubaza wagira ngo ari kuganira ampereza wa mufuka ndambara hasi mwugezamo hagati ampundi yakase ufite agasengeri nyine hari ukuntu bawukata ukagira akantu k'agasengeri ndawumanura ugera ufata kuri wa wundi nihirikaho yego none ikintu cyaje kumbaho muri iryo joro narabyutse kuri uyu munsi turabasuhuje cyane aho muri hose aho muherereye abari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda n'abaturanyi bacu turabasuhuje cyane ndongera ndagarutse rero kuri Gumamo TV nitwa Imana Savera nkaba nkorera kuri Gumamo TV twaje gukora ikiganiro hari umuntu turi kumwe hano rwose namwe muri kumubona ni umusore nyine ntabwo yikoraho muri kubibona cyane turabashimye reka dutangira twibwira nyine witwa nde amazina banyita Rutayomba Janvier yego Janvier nkaba ndi umusore ushima Imana amen yego none Janvier ubu ngubu nyine ndakubaza uri umusore ushima Imana ese Janvier mu rugo ni hehe utuye hehe haherereye hehe ubundi mu rugo kavukire ni Igicumbi ubwo nahahoze ari muri Byumba yego yego none turagira ngo tuganire rero kuri uyu munsi twifuje nyine kuganira nawe buriya hari ukuntu twicara cyangwa tukaba tugendagenda tukumva nyine nk'umuntu bari kumuvuga ahantu runaka natwe tukifuza uwo muntu kumumenya tukifuza kumumenya nko muri Gicumbi urumva twagezeyo ariko twumva umuntu witwa Janvier tumwumvishije ariko twumva ukuntu ameze ukuntu wakuze ku miterere yawe n'imigendere yawe n'imikorere yawe tugira amatsiko nyine yo kukumenya urumva twatembere muri Gicumbi ariko turakumenya none ndebera aho ahantu tugusanze nyine niyo mpamvu twagushakishije kugira ngo tubashe kumenya ese Janvier ni muntu ki ameze ate ubundi mu buzima bwawe busanzwe ubuzima bwawe mu mikurire yawe iteye imeze gute ikiganiro cyanjye ndumva hari ndi bugihe intego ivuga ku mbaraga z'Imana yego kuko ubuzima bwanjye inzira nanyuzemo yego Imana yagiye inyigaragariza kenshi gashoboka kugeza aho ngeze ubu ngubu nkaba nkiyibona yego life yanjye rero ukuntu nabayeho kugeza ubu ngubu mfite imyaka 24 yego nkaba ndi Igicumbi ubwo ubuzima bwanjye ndabutangira kwivuka aho narindi yego narize ngera mu wa gatandatu primaire ngeze mu wa gatandatu primaire biba ngombwa ko uwandihiriraga ari we papa yego yitaba Imana ihangane disiporo yego ibyo bibaho bamaze kwitaba Imana ubwo ntangira ubuzima bwo kuba mayibobo urumva natangiye kwigenga yego urumva nawe nsigaranye na mama gusa nawe ntacyo namushinze yageragezaga gukora ibishoboka byose yego nka mama wawe wari ugusigaranye nka mama nari nsigaranye niho mwana wenyine se bari bafite ntabwo ari njye njyenyine ariko ni njye muhungu mutoya uhari yego rero nyuma y'ubwo buzima nabayeho ntangira kwigenga ntangira kuba umuntu ujya kurara mu tubari urumva nta muntu natahaga ngo ambaze wari uri hehe ese watinze hehe mbaho muri ubwo buzima wigenga mbese kuko wabonaga wenda papa wawe se wabikoraga ko wabonaga papa wawe ari uko yitabye Imana ukavuga ati ngomba kwitwara uko nshaka wabikoze kubera iyihe mpamvu urebye impamvu ni uko papa atarakiriho kuko papa akiriho yabashaga kunkara ibyo byose ntabwo nabikoraga ibyo natangiye kubikora ari uko papa yitabye Imana yego ntangira kujyanywa inzoga ntangira kujya ngenda nkarara mu bantu b'ibirara bari aho ngaho bo muri karitsiye ngera no ku rwego rwo kuba barageze aho banywesha itabi yego
ntangira kunywa itabi aho byageze tukajya tujya ahantu mu bihuru tukagenda bakambwira bati vayo tukwereka akantu kameze neza kandi utari usanzwe urinywa nta n'iryo narinzi bagatekera amatabi nkanywa nyuma yo kunywa nava aho ngaho umuntu duhuye wese ubwo byabaga ngombwa yuko dufatana mu mashati kubera urumva nabaga nanyweye inzoga nkanywa n'ibyo bitabi ni ibintu ntari yego nari ntangiye kubyiga muri ubwo buzima bwa nyuma yo kubura none jambika nkubaze hagati aho ngaho ubwo nka mama wawe wari ugusigaranye nk'umwana we mutoya yarabonye nyine nka papa wanyu yaritabye Imana akabona nawe utangiye kwitwara gutyo byaje kugarukira hehe amaherezo byarangiye gute nicyo nshaka kukubwira mama wawe uburyo yabifashe mbese mama yarababaye cyane urumva umubyeyi wawe kugira ngo abone utangiye kujya muri ubwo buzima yarababaye cyane we ageze aho antanga no mu buyobozi naho byageze ndabyibuka mudugudu yaraje asanga mfite icupa ry'ikigage mu kabari ndimo ninywera ikigage nyine mama yari yantanze yavuze ko nanze kujya ku ishuri mudugudu araza ubwo urumva yaje ari kuri randevu mama yamubwiye ahantu ndi araza arinjira birangiye arambwira ati vuba nkubwire urumva nari mbizi ko ari umuyobozi urumva umuntu wari uri mu wa gatandatu ntari ndi umuntu uzi ubwenge ndamukurikira nkura hafi y'akabari aragenda ngeza nko muri metero 100 angejejeyo mu gihe mpagaze ntegereje wenda icyo ambwira we yahise ankubita umutego urumva nanjye nari nasinze kugera hasi byaroroshye njya hasi bazana igitara nkubita mu mutwe arakubita ahantu hose birangiye ubwo urumva nanjye ikihebe ndahaguruka ngera aho mbarwanya urumva nazanjye nakoreshwaga n'imbaraga z'inzoga itabi ntangira kurwana nabo ngira amahirwe ndabacika nyuma yo kubacika nageze nko mu ntambwe 10 ndahindukira igitutsi nigeze ntuka mudugudu n'ubu njya mbitekereza nkumva ubuzima nari ndimo kumva ni ibintu byari birenze cyane gutinyuka ukabwira umuyobozi wawe ngo ukamutuka kuri nyina aba ari ikintu kigaye namututse kuri nyina ahita abwira abantu ati mumwirukankane mumunzanire noneho numva ko birangiye na za nzoga zinshiramo dushyira hasi dushyira hejuru turiruka ubwo nahise ngira intekerezo ndavuga nti nindara mu rugo uyu munsi byanze bikunze mudugudu arazana n'abanyerondo noneho igiti ndagihaga na gereza ndayijyamo naragiye njya ahantu iwacu muri karitsiye bahita Kagina mpasanga umugabo urumva twari tuziranye aransuhuza siko ndeba umeze nk'utari hafi aha biti ndiyumanganye nyine ndamubwiye ntubo ngiye Nyagasambu hari utuntu nari ngiye kuzana sinzi niba ari Imana yamukoresheje icyo gihe njya nshaka ikintu cyamukoreyemo nkakibura kuko we yahise agira umwuka wo kumbwira ati reka noneho nkutume niba ugiye Nyagasambu urumva muri ubwo buzima n'izo nzoga nanywaga nizo waga bansengereye nta mafaranga nagiraga noneho we arambwira ati noneho niba ugiye Nyagasambu akira ibihumbi 5 genda nugerayo ndangurira itabi uze kurinzanira mbega mje muri nge ku mutima nahise nshima Imana navuze ndagiye i Kigali ku mutima atumbonye itike hehe no kuba mudugudu ari bumbone itike ndayibonye ubwo naragiye ngera Nyagasambu kuko niho dufatira imodoka ngeze Nyagasambu ndatega urumva Nyagasambu cyo koraho nari impazi ariko nari ntaraharenga abona hari abantu baba bahamagara bavuga bati babajya noneho njye nahise nikubita mu yijya hehe Remera ya Kigali Remera ya Kigali ndinjira nicara mu modoka nk'umuntu ufite gahunda ngiyemo nanjye ariko ubwo nambaye imyenda nyine urumva itameze neza ndagenda ngeze i Remera kubera simpazi irahagara abandi bavamo ngenda ngumya ndicara n'abandi bari barimo
irongera irashibura kuko yo ntabwo yigeze ica muri gare yo yakomerejeho rero ndabyibuka ahantu naviriyemo naje kuhamenya nyuma kuko nahamaze igihe urahamenya yego naviriyemo ahantu bita Rwandexi ihagaze ngo abagenzi bavemo ubundi hasi hiremeye ubundi yaba ariho mviramo yes ubundi yaba ariho mviramo nsohoka mu modoka nicara aho ngaho ku muhanda cyokora nanjye ngira kwideburiya kubera urumva nari naratangiye ubuzima bw'uburara imitwe yari yarabaye myinshi yego negeraga akantu k'agakenkayori kari hafi aho ndeba umuntu w'umusore urumva bitanu byanjye nari maze kwishyuramo amafaranga 200 ubwo urumva nsigaranye hafi 3,800 yego mwaka fanta nk'abandi babosi bose cyane wihagazeho cyane mbese muhamagaza n'agatebe nk'umuntu muhaya yanjye ndicara aho ngaho hafi y'agakenkayori nywa fanta nigejejemo hagati ndayitereka ahubwo ariko nubwo ndimo kunywa fanta mfite ikibazo sinzi niba wamfashe amwe ati ikibazo kimeze gite naje nje kureba umuntu deja yaragiye kundangira akazi sindi buguhishe ariko mu kugera ahangaha kandi waramubeshyaga yes naramubeshyaga urumva navuyeyo ngenda gutyo gusa ubwo ndamubwira nti hari umuntu narinjeho kuri randevu yari yampamagaye ambwira ko agiye kundangira akazi ambwira ati none uwo muntu byagenze bite ndimo kumuhamagara ariko yanze kunyitaba telefoni ye ntirimo gucamo nticamo tuyimpereze nyiguhamagarire wari uyifite icyo gihe nta telefoni nari mfite ariko bakaba hari umukobwa nari maze igihe nyine iyo mu cyaro narakunze ngo se ufite imyaka ingahe noneho ubwo urumva nari mu myaka iri muri 10 n'ingahe ni ubwo wamukundaga koko wumvaga ko kuri mu rukundo cyane ni rwa rundi nyine rw'abana ariko urumva we yaranandutaga kuko we yari afite agatelefoni yego yari yaranyandikiye akanomero ke ku gapapuro urumva aho nagwaga hose narakagwanaga noneho aho ngaho nari ngeze nibuka ko mfite akanimero ka telefone aba ariyo muhanda wabwiye nti ni iyi ngiyi amahirwe ayishyizeho iba kompoze ayishyiraho 2 iba kompoze 3 wate birangiye ubwo arambwira ati rero nta kindi kintu ndi bugufashe gusa i Kigali niba ari n'uw'iwanyu araguhemukiye yego ariko reka nze ndashaka ukuntu nagushakira icumbi ukabona ahantu wenda wihengekira ijoro iby'ejo byo ntibindeba yego ndavuga ku mutima ndavuga ubwo ngiye kubona aho ndara none ejo nzirirwa ngirane nkatakata wenda nabona n'ahantu njya kuba yego ubwo mu masaha yarambwira ati noneho burindiriye wari uri aho ngaho ahubwo warakomeje urategerereza yes njye ndarara hano ariko mparara nanone nk'umuzamu urareka boss atahubwa igihe turi we dufungiye nibwo ndi bukwinjize yego nguma aho hafi nk'umukiriya nyine nywa ka gafanta urumva nta nubwo nari nkigakurura nangaga kugakurura ngo kadashiramo ndicaye ndategereje 3:00 4:00 5:00 mu masaha y'isaa 6 biba ngombwa yuko bafunze noneho muha rya cupa kubera ko sebuje yarakiri aho nerekana nk'aho ngiye ariko mba hafi aho ncunga wa mu bosi wiwe yego yatse imodoka agiye njye mpita nkata ndamusanga aranyinjiza arambwira ati ubundi ngiye kuguha icumbi nari kwemereye ufite amafaranga turi burarire nta mafaranga mfite na bosi mwatse amafaranga ambwiye ko nta mafaranga afite nabwiye nawe humura y'ubugara arimo urumva nari nkifite bya 3,800 wari ukibibitse nari nkibibitse urumva nanyweye agafanta kamwe gusa nahise muha 1,000 aragenda ahaha ibishoboka ntangiye guteka ntabyo nari nzi arateka
nyuma ikintu cyambayeho ubundi ubwo numvaga ngiye kurara mu buriri bwiza ibintu byakemutse wanariye barambwira ati rero ubwo tugiye kuryama ariko mu gitondo ku isaha y'isa 9 uraba wavuye aha kuko boss agira atarazinduka atakubona yego ntegereza kazana amatora nibura turyamaho urumva kaburimbo yari iri hanze aha noneho akageti kari kuri iyo kiyoske kari gakoresheje utwuma ku buryo ureba muri kaburimbo gutya yego bona ntarambwira ati rero ahangaha ukuntu ndyama no kwambara umufuka ahize ukiyorosa undi hejuru mu buryo bwo kwirinda iki umubu warangiza uraryama ahangaha nyine ntise hasi aha ngo nkuhaye aho urara none utangiye no kumva yego ubwo numva ko wenda yashobora kubihindura ngumye kumubaza wagira ari kuganira ampereza wa mufuka ndambara hasi mwugezamo hagati ampundi yakase ufite agasengeri nyine hari ukuntu bawukata ukagira akantu k'agasengeri ndawumanura ugera ufata kuri wa wundi nihirikaho yego none ikintu cyaje kumbaho muri iryo joro narabyutse tuwarete ntago nari nakamubajije ahantu ziri urumva ntago uwo mwanya wigeze uboneka ndasohoka ndagenda njya ahantu haruguru ku muhanda njya kunyara nyarira umusirikare numva ndimo ndanyara ku kintu wajyanye igishitingi ariko ntangira kwikangamo gusa ntago wigeze ahita anyiyereka aretse ndanyara ndarangiza nyine numvishe ko wenda ari n'ikibabi nyayeho cyangwa ikindi kintu runaka uwo musirikare ntabwo ari wamubonye yes ntabwo ne namubonye urumva yari yitsimbye ukuntu hasi ntabwo namubonaga maze kunyara warahaguruka buriya abasirikare n'abana beza mu bantu babaho arahaguruka mfata ukuboko ati kadobiti sawa none urakora ikizi isaha aho yanayinje kunyara uturutse hehe waruri uramutekerereza nabwiye nti mbamo hano ngewe none nta matuwarete abamo niwo yantaye tujyane unyereke urabeshya ahubwo uri mayibobo ubwo urumva nahise mujyana ngeze kuri ka kageti nge narinjiye nanga kari buhite yinjira ngo abaze kuko tuwarete yari buzibone mitangaruraho kakugi watarinjira yego ndafunga arakubura ntago yambuze yandeberaga hanze kuko urumva harimo imyanya y'izo ntoza ariko birangiye nyine yanga kubigira birebire we arikatira aragenda yego bona araryamye mu gitondo nk'uko yabimbwiye ku isaha y'isa 9 yarankubise ati byuka ugenda ubu ngubu boss agize ate araje noneho urumva urumva umuntu wari warariye ubugari kandi ubwo bugari naburiye nanone nari maze iki umunsi wose nta kurya nibutse ubugari twaraje ntabwo hase Kimasa yitwaga Kimasa yari amaze kureba Kimasa ndagenda buriya bugari mbusize yego basi banzumpe ningeho no kuri ziriya mbo urabirya bidashyuhije arambwira ati kandi kubishyushye boss arabaza nta kibazo we bimpenye nta kibazo biri buntware n'undi no mu cyaro naryaga yego ati wayasha saa 6 se nge nkarya iki ngo nyine urumva umuntu wagwaye icumbi ntiwajya kuburana nawe nahise nsohoka ndagenda njya mu cyapa hariya Rwandex none Janvier kandi tukubaze yes ariyo mpamvu nyine tubwira abantu bakurikiye Gumamo TV barumva ko nyine ikiganiro ni kirekire ubuzima buba bwarabaye burebure cyane ariko niyo mpamvu dushishikariza abantu guhora nyine bareba ibiganiro dushyira kuri Gumamo TV kandi tunabashishikariza gukora share subscribe kugira ngo nyine bajye babasha kubona notifications kugira ngo babashe kubona nyine ibiganiro dushyira kuri Gumamo TV none reka twihutishe ikiganiro ese aho hantu wenda wabonye uhava warahavuye se ubuzima bwawe bukomereza he mama wawe se we ibwo ntiyari yakubuze noneho yahangayitse bikomeye cyane reka duce muri make kuko biba byarabaye ku muntu n'ibirebire yego umuntu ashobora kubivuga ntibinagire iherezo yego ariko nyuma y'uko uwo musore ansohora naragiye ndatembera
njya ahantu hari ntuza ahantu bacuruzaga inzoga zipfundikiye ngenda ndinjira nsangamo umugabo mutekerereza ukuntu naje i Kigali n'umuntu wamamagaye nomero agahita ayikuraho abwira umfashije wampa akazi niyo nabona itike gusa inyura arambwira ati ni itike ushaka numva ko agiye kumpa itike nkataha itike nayo byaba byiza ariko uyimpaye nanakoze byamfashe rero numva wakorera ngahe urumva ngewe numvaga niyo bampa 2 byabaga bihagije byari bube bihagije kuko icyo nashakaga ni ukudasubira hehe mu rugo abwa nta kibazo wowe umpaye 10 narifate bo ubwo yahise ambwira ati ntacyo ntabwo nkwiye 10 reka nkwiye 15 yego ama 15 ikintu cyambaye iryo joro we yagiye kugenda ntabwo yaranyizeye bitewe nuko yabonaga imyambaro nari mfite yambonaga nka mayibobo ntabwo ari akanyizeye asiga nkingiranye ninjoro nshaka kujya mu ko yaragukingiranye akazi wari kugakora gute kandi ufungiranye bo ninjoro yaratashye ubwo nanjye icyo gihe ntabwo nari ndimo gukora we yari bugaruke mu gitondo agakingura tugakomeza akazi ubwo yaransize ngo ndaremo ninjoro nshaka kwiherera mbura aho mbikorera mpita nigira hagati mu makazi ndabisohoza yari ari aho ngaho we yari yatashye yego ahubwo mu gitondo we aje akinguye atangajwe no kubona ibyabaye ntabwo yabyihanganiye ahise anyirukana ako kanya yego ampa 4,000 ntabwo ati oke akazi ntagahari kuko ntabwo nabasha kugukoresha umuntu umeze gutya akira itike niba utaha cyo kwa nanjye nahise mbona ko ubuzima bwa Kigali bugize bute bugoye ndakata nsubira mu rugo kumwe wagutumye itabi se ubwo ntimwaje guhura kare kubaza wararijyanye se byagenze gute urumva amafaranga 4,000 ntezemo ntabwo yari buvemo ryatabi ahubwo njye nageze yo muri karitsiye yambonye amfata mu ijosi nyine nk'igisambo cyamwibye abantu barahurura bahuruye mbatekereza uko byagenze ntabwo nanjye narifashaga cyo kora reka ngewe narindire nyashake nyamu urumva nyine yahise andeka kubera yuko yaranzi naro hafi aho ndataha njya mu rugo mpita nsubira mu buzima bw'ishuri nongera urajya kwiga nsubira mu ishuri ndiga ubuzima bw'uburara mbuvamo gutyo ubundi umusore ushima Imana ufite icyo wigejejeho ariko urumva iyo life umuntu yose aba yaranyuzemo ni life igoye cyane ibigoye ariko kugeza ubu ngubu nshima Imana yuko hari aho ubona mbese hari aho yagukuye hari n'aho yakujyanye hari aho yankuye hari n'aho yanjyanye ubaho ndaha nanjye nshobora kubona umuntu mu muhanda ameze nkanjye nkanamugira inama cyangwa se nkanamufasha mu bushobozi bukeya waba ufite yego Janvier rero urumva ahantu ugeze nyine harashimishije urumva ubwo ni ubuzima nyine waciyemo kandi bwakwigishije ndetse ndakeka kugeza amagingo hari n'uwo wabona umeze gutyo nawe ukamugira inama kuko nyine wabonye ikintu ubwo nk'isomo wakuye mu biyobyabwenge wararibonye iyo ubonye nk'abasore nyine banywa nk'ibiyobyabwenge ubibona gute iyo mbashije kubona nk'abasore banywa ibiyobyabwenge ngerageza buryo ki nabinjiramo ariko ntafite umugambi wo gufatanya nabo ahubwo gusa ngira ngo mbereke yuko ibyo barimo ari ibibangiriza ejo hazaza ahubwo babiretse hari ubundi buzima baba bubaka Janvier rero twebwe twishimiye kuganira nawe uyu munsi kuko ubwo urumva tugeze hari igicumbi tukamenya nyine wowe tukaganira n'abantu nyine tukumva ari kukuvuga bitewe na situwasiyo z'ahantu wabaye iwanyu aho wavukiye uburyo wabuze papa wawe nyine ukigira ikirara byashoboka ko nyine byari n'ihungabana ryo kubura umubyeyi ibyo byose nyine birashoboka ariko twishimiye nyine kuguhamagara kandi wakoze kutwitaba cyane
kugira ngo tubashe kuganira nawe, namwe mwakoze kumpa kandi tuzongera tuganire n'undi munsi. nta kibazo ndahari. Janvier turagushimye rero cyane, wakoze kwitabira iki kiganiro. namwe murakoze kumpa umwanya wo kuvuga life yanjye cyangwa ubuzima nanyuzemo. Tuzongera tuguhamagare. biba bigoye. Yego, turabashimiye rero abantu bose bakurikira Wamukinnyi TV. Uyu munsi nyine twe twaganira na Janvier, mwumvishije nyine ubuzima bwe ukuntu bwagenze, kandi abantu bose nyine mukurikira kugira ngo iki kiganiro kibashe kugira impanuro nyine cyabaha. Burya ni byiza iyo ukurikiye ikintu nk'iki, hari igihe nawe wisanga ariko wari umeze, ariko watekereza nyine ko nawe yabivuyemo ubu nyine ngo akaba ari umusore ushima Imana, akaba hari icyo yigejejeho, ndetse akaba yahura n'umuntu wari umeze nk'uko yari ameze akabasha kumugira inama, cyangwa se mu buzima bwe ubushobozi bwe bukeya afite akaba hari icyo yabasha gufasha umuntu. Turabashimiye nyine abantu mukurikira Wamukinnyi TV. Umuntu wakoreshaga nyine iki kiganiro nk'uko nababwiye n'Uwimana Savera. Turabashimiye abantu bose mugikurikira, mubashe gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro byose tubagezaho. Janvier urakoze cyane rero. namwe murakoze.